Hello guys, ni Mico Yigo TV nanone mbazaniye uburyo ki ugiye gukonegitamo HTTP injector VPN kuri MTN ukahita kubona internet y'ubuntu izarangira mu kwa 12 neza. Ubwo nyuma yo mu kwa 12 nzaguhereza indi file nabwo izarangira icyo gihe. Okay, nkubwira ati muntu utarakoze subscribe akora subscribe hano kuri Mico Yigo TV kugira ngo uzajye ubasha kubona uburyo uzajya ubonamo internet z'ubuntu, yaba ari kuri Tigo cyangwa kuri MTN uzajya ubibona hano hantu. Sasa rero gute, kubera ko turi gushaka kuzamura iyi channel, urabona kugira ngo uze kubona file, ino file urakora share ino video wisharinga abantu babone nabo internet y'ubuntu. Ukore screenshot ubime, ukore na subscriber, nyere ko wakoze subscriber nyine ukore na screenshot nayo uyime kuri WhatsApp. Nimero yanjye WhatsApp urayisanga aho urasomera izina ry'ino VPN kuri video, urahita kubona hano nimero yanjye ya WhatsApp. Sasa rero dutangiye nabyo gutinda mbanze nkwereke HTTP injector. Niyo ngiyo, uramutse uyifite uranyandikira kuri WhatsApp uyifite ngo ufashe uburyo kiri buyikonegitemo. Uramutse nawe ufite urabanza ujya kuri Play Store downloading, ubundi bwo umbwire tuyikonegite, unyandike kuri WhatsApp tuyikonegite, mbandi online buri gihe. Sasa numbwire ufiteho bando, ushatse wanahamagara iyo nimero yanjye tugakonegita ntaribi, ugagira iyo nimero yanjye ukihamagara ntaribi, nkakubwira uburyo kiri bubigenze, nabyo birakunda. Okay, dukandeho dutegereze turebe. Okay, none nzi hariya hejuru mbanze shyiremo file hariya, nkandeho muri hariya hambere makande, njya hano muri file memory card. Urabona njye nkoresha WhatsApp bita ubuntu. Iyo nawe bitewe na WhatsApp ukoresha ninkoreza file niho iri bujye, nyirajya muri WhatsApp yawe nyine ukoresha. Nza hano muri media, nzanga kuri ubuntu WhatsApp document nkoreho naho file ibe yaje. Urabona file ni iyi ngiyi ndaguha. Okay, nyikandeho izemo hano, bahitonga ati izamara iminsi 99, bahitonga biremewe. Nongere nzara kwa buriya budomo butatu nkandeho, naho nze hano kuri server aho nkandeho, naho nemeze. Okay, noneho nze hano kuri United States nkandeho, naho nkora ahangaha handitse use. Aho makande nkore connect, nkande connect, nkore connect. Nza ahangaha hano hari tuno turindu kandeho, shyiremo 80 nemeze. Nimara kwemeza kamfungure data, ubundi bwo nkonegite, kankore start, gato kanda start, ngakurura hano kuruhande
urabibona ngibi hano amaze kwikonegita ngo VPN connected. Ubungubu internet no hejuru ubungubu yabaye ngiyi hano hejuru naho yikonegisi. ngo VPN connected yamaze kwikonegita. Iyi konegisiyo irakora neza cyane irangira kora neza cyane, irihuta wagira ngo ni wireless. Nawe ureba aho hejuru muri konegisiyo zanjye ukuntu iri kubara, dore ngiyo urabona ko video zaje nyine ntari video zaje ntari. Urabona ndamutse nye video hano nyikinnye bahita ko bandega copyright, kuko yahita ko ijya muri no video nyine amajwi yazamo, bahita ko bandega copyright. Urumva sinayikina nyine, gusa biri gukunda neza cyane. Sasa nkubwira ati kora ibyo ngibyo nakubwiye, uze ngohereze fayiro nta kibazo, mufashe no kuyesitaramo. Tuzongera gukomezanya n'indi mu kwa 12. Ngo aya mezi yo asigaye, nimba ari ukwezi kumwe nimba ari abiri, uraba uri kuryoshya nta kibazo. Bye.